inshuti namwe mukomeje gukurikirana hano ibiganiro byacu kuri studio Umutware, nongeye kubasuhuza. Muri uyu mwanya ndacyari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho turi kwizihiza umunsi w'isabukuru y'igihugu y'imyaka 243 bamaze hari ubwigenge. Rero muri uyu mwanya nkuko muri kubyumva batangiye kurasa mu kirere. Sinzi nimba muri kubasha kubireba neza. Ubu ngubu hano imbere yanjye bari kurasa mu kirere bishima nkuko muri kubibona. Hari urusaku rwinshi kuri telefone, ntabwo bibasha kumvikana cyane, ariko hano huzuye abantu benshi cyane bari kubireba. Abana, abakuze, abakecuru, abantu benshi cyane bari kubikurikirana muri uyu mwanya. So ntabwo nabashije kugera rero igihe kugerera hano igihe aho nashakaga kuba ndi kugira ngo mbibafatire neza, ariko ndi hafi y'aho ibirori biza kubera. Nabaye stuck muri traffic. Ntabwo traffic nabashije kugira, ntabwo nabashije kujya muri traffic, kuva muri traffic nk'uko nari nabiteganyije. So nkuko muri kubona, murabona aho imbere bari kurasa, ni imbere y'aho perezida, ni mu gikari cy'aho perezida atuye. Hari abantu benshi cyane muri uyu mwanya bari kubireba. Bararasa umwanya uhagije, iminota ihagije. Ni ibirori byiza cyane, iyo ubyegereye biba bimeze neza. So abantu imbaga n'imbaga baturutse hirya no hino bari aha ngaha muri uyu mwanya bakurikirana ibi birori. So ni ibirori byiza cyane nko kuzana abana banyu bakaza kubyirebera. Nta kuba bingana rwose, ni ibirori byiza cyane. Ndagira ngo rero mu subscribing aho hasi kugira ngo tubashe kugira abantu bahagije, noneho mbashe kujya mbaha aya makuru en direct, kugira ngo ntibe ngombwa ko ngomba kubya-uploadinga mbese. So muri uyu mwanya ntago ndi kubasha guhita njya kuri live nk'uko nabyifuzaga, cyane ko ntarava mu modoka. Ndacyari mu modoka muri uyu mwanya, ntago nabashije kugera muri poste yanjye nagombye kuba ndimo, kugira ngo njye live mbashe kubaha amakuru ndi imbere yabyo neza nk'uko nabyifuzaga. Ariko rero ntago bimbuza muri uyu mwanya kubereka uko bimeze. Uri kureho gatoya ni nka block 3 cyangwa 4 zaho biri kubera muri uyu mwanya. Ni mu gikari cyaho perezida atuye kandi anakorera. So haba hari heza cyane iyo ufite umwanya mwiza aho ubasha kwicara kugira ngo ubikurikirane neza. Ariko uko traffic iza, ndakomeza ngende imbere gato mpaka tubigeze imbere, mubashe kwihera ijisho namwe ho gatoya. So muri uyu mwanya rero nk'uko nabibabwiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwizihiza isabukuru y'imyaka 243 iki gihugu kivuye mu bucakara, cyangwa se mbese kigize ubwigenge. Uyu munsi rero nanone Abanyarwanda no mu gihugu nabo hakaba hari ibirori. Ndakeka ko ubu ngubu mu Rwanda ho ibirori byarangiye byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 u Rwanda rwibohoye. So murabyumva rero, hano naho mu Rwanda i Washington hamwe n'i Kigali hari iminsi mikuru. Ubu ngubu hano twebwe biracyari nimugoroba, ni mu masaa 3. So ibi birori biracyakomeza, biragenda umwanya munini, kandi nabyo nibinarangira abantu barajya kwidagadura, kubyina, kunywa, kurya. Ni byinshi nyine nk'uko mushobora kuba mubitekereza namwe. Ubu rero ntago ndabasha kugera aho nifuzaga kuba nageze, ariko ni hafi cyane. Ntago nza kubasha kuhagera
nk'uko nashaka kuba meze mpahagaze neza, kuko nk'uko muri kubibona imbere yanjye traffic iruzuye. Urabona ko hari traffic nyinshi cyane, abantu ntaho bari kujya, ntago abantu bari kugira iyo bajya kwa bose. Murabona barangaye, abatwaye amamodoka barangaye, bari kwirebera muri make yuko ibi birori biri kugenda. So nta muntu uri kwihutira kuva mu muhanda muri makeya. So niyo mpamvu rero nanjye muri uyu mwanya ndi guhitamo kubereka nibura uko bijya kumera, uko bimeze. Iyo mba mpicaye nari kubibereka neza cyane kandi ndi undirect, kugira ngo mubashe kubikurikirana neza. Ariko ntacyo, kubera ko n'ubu ndi kubirecordinga, ndaza kuza kubereka iyi video mu kanya kari imbere. Nkuko rero nabibabwiye, ntago ndi gukora editing kuri iyi shene ntago nzajya nkora editing nka shene y'akazi gasanzwe, kuko nshaka kuganira namwe kugira ngo mbereke iyi Amerika mutamenya uko imeze. Kandi ni nacyo nshaka kugira ngo mbigishirijeho. Niyo mpamvu yonyine ndi kugira ngo tubashe guhurira hano twungurana ibitekerezo, ngira icyo mbigisha cyaha muri Amerika, ngire n'icyo nanjye niga, mumbwire ibyo mushimye, mumbwire ibyo mudashimye. Dukomeze gutyo, dukomeze mpaka tubashe kugira icyo ibi byose bitumarira, kuko umunsi urangiye ndifuza ko abantu benshi muri aho mu Rwanda mwifuza kuza hano muri Amerika kubera impamvu zitandukanye, mubasha kugira igihe gihagije cyo kuhiga mu kumenya no kugira ngo ibi byose bibagirire akamaro. Ikindi kandi nk'abashaka nko kuzana umuco bavanye hano muri Amerika, namwe ndagira ngo mubashe kujonjora, murebe umuco ugira icyo umarira igihugu, aba ari wo muzana mu Rwanda. Ibidafitiye akamaro igihugu muberekere hano. Hano hari ibintu byinshi bitandukanye byiza, n'ibintu byinshi bitandukanye bibi. So ni ngombwa rero ko mugomba guhitamo ibibereye igihugu, ibibereye umuryango wanyu, kugira ngo muwuteze imbere. Ikindi kandi nkamwe muri gushaka noneho kuza hano mu gihugu, nano mumenye aho muje uko hameze, kuko hano muri Amerika uburyo hacuruzwa nuko hameze biratandukanye cyane. Kandi ndifuza ko mwese mubasha kubimenya, kugira ngo abaje ntimube shoke ko ibyo mwabwiwe atari byo muri kubona. Murebe rero uwo muriro uri imbere yacu, izo n'imbunda zikomeye bari gucana, bari kurasa mu kirere. Nkuko muri kubibona biri kugenda nyine, biraryoshye. Hano imbere yanjye hari ibiti byinshi, ntago mubasha kubibona neza, ariko ndi kugerageza uko bishobokeye kugira ngo mpegere. Ariko nanone nkuko nabibabwiye, nta bantu bari kugenda, bose bihagarariye bari kubireba hano. Urebye nicyo kiba cyazanye abantu benshi hano mu nzira kureba ibingibi muri makeya. So ndagira ngo mbashimire cyane, kandi nongere mbibutse babwire ngo musubscribing, mukande kuri iyo buto yo gusubscribinga, kugira ngo tubashe kugira abantu bahagije, mbashe kuvugana namwe undirect, ntarinze gukora upload y'ibi ngibi ndi kubereka. Ndabashimiye cyane, ndabakunda mwese, kandi ndabifuriza kugira umunsi mwiza w'isabukuru y'imyaka 25 aho ngaho yo kwibohora. Kimwe nk'uko namwe mwese muri aha i Washington no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndi kubifuriza isabukuru nziza y'imyaka 243 iki gihugu kivuye mu bucakara, kimaze kwigenga. Mukomere, turasubira. Ni njyewe Bikorwa Singira nk'abo Filimani, hano kuri studio Umutware, ndi mu muhanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho ndi kubaganiriza.